ibaze kutumva dufite hano mwisi tukujyanye no mwijuru tukigerayo nubwo twadukubita mu kato k'ibyumweru 2 tukayikubita tugiye kuyirangiza kwa kutumva kukaba kuratangiye ku myaka 13 babura umwaka umwe tukumva ngo ndimbati bamufatiye mu giti cy'amaperi Galileya yose mu kato twongera tugakubita twajya kuyirangiza tukumva ngo Ama-G The Black amufashe yaturotse yagiye gukora firigo z'umwami Herode kwa Herode nabo bagahita bajya mu kato direct bagakubita tukajya kumva ngo Shaddy Boo na Bruce Melody babafatiye muri anniversaire kwa Lazaro y'imyaka 2000 amaze azutse kandi anniversaire barazibujije twajya kumva ngo Nzovu na Zakayo banduye corona kandi Nzovu na Zakayo bahuye na Bruce Melody na Shaddy Boo no kubanga ijuru ryose ryajya muri urumva no uvuze ngo ntandanga muntu ufite indanga muntu iki kiranga umuntu na Farida n'umuntu ariko ugasanga Farida ntandanga muntu afite ubwo se bakabaye bayita indanga mu cyangwa indanga myaka Petero numwe muntu 12 za Yesu avuga ko yaje gucibwa ugutwi ni iki ugutwi ni akaremangingo kaba mu isura y'umuntu kamufasha kumva kandi ni pasiteri kumva ni iki ikinyuranyo cyo kutumva kwaranze Yuda ugatumviye Yesu maze aramugambanira hejuru ibiceri ni iki ibiceri ni bimwe mu bintu bidufasha kwifashisha buri munsi mu buzima busanzwe bikaba bikundwa n'abazwi nka Slay Queen ni iki wumve pasiteri uri mu rusengero ahantu atangiye gutandukira atangiye kubaza Slay Queen ni iki Slay Queen n'abakobwa bagaragara bambaye utujipo tugufi bakaba barageze mu Rwanda mu mwaka wa 2007 bakaba byazanywe n'umukobwa witwa Shaddy Boo ninde ariko wisubiyemo brag bari ikibazo kandi Shaddy Boo akirwa karaga ikibuno kimwe atagihindura abantu bakabikunda ariko twebwe twakwisubiramo brag yacu bigacika Inzozi Online TV ni ibyishimo nanone kuba turi kumwe namwe dukomeje kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa nasaba kubanga bw'ibyuma bakatwereka umutumirwa turi kumwe mu kiganiro. Twese Nelson. Dodi turakwakiriye mu kiganiro ikaze ku Nzozi TV. Narakoze cyane nanjye nishimiye gutumirwa n'Inzozi TV by'umwihariko umukobwa mwiza nkawe. Yego. Ahubwo nawe utangiye kuntera isoni. Kugira ngo abadukurikiye babashe kumenya rero umuntu bari kumwe nawe watangiye twibwira ukatubwira amazina yawe. Nitwa Dodi. Ndi umwacteur muri filme no muri comedy. Ndakeka ari ibyo ngibyo. Hari izina wibagiwe? Ndivuge Triple D. Triple D wari uri Dodi urimo actinga muri filme. Ari filme yitwa Kabando k'iminsi muri iyi minsi navuga ko ari filme projet nk'ebyiri. Ebyiri ari Akabando k'iminsi hari nitwa Inzika series Inzika ni Esperantia. Akabando k'iminsi ni yundi mugabo bita Paul Carpe. Ngiye nkina ndi umutipe ufite iduka ariko umutipe w'umunyabuntu byatari nkunda umukobwa nkunda ni Rosine sinzi uramuzi muri Stimed. Nza kumukunda nkemera kwitanga muri buri kimwe cyo kuri iduka Ewana atangira yenda kurimara. Sinzi ni kuntu bizakomeza bimeze ariko ibintu bya mbere bitwariye ubuntu. Bivuze ngo iyo wakunze uraheba. Ngomba gukora uko nshoboye kose nyine. Dodi tukiri aho ngaho ejo ndagize anniversaire yagenze fresh kabisa ariko uri kubivuga ukagira ngo wamaye na keke ni oya mva ni muri covid mbabarire cyane ahubwo n'abahageze sinzi uko bahageze nabonye byari show urumva nyine n'ubundi abantu bayinkore n'abantu dusanzwe tubana abo tutabana narabapimishije bivuze ngo nanjye nzo ariko baza kumpimisha ari tujya mu kato k'iminsi tukazagaruka anniversaire yararangiye ubwo ntari kuba ndihe ntago mbizi kabisa. Kuri uriya munsi se ni iki kidasanzwe cyakubayeho? Uriya munsi rero nsome kuri wine uriya munsi ukuntu wagenze mutangiye ukuntu wagenze hose urumva uriya munsi narabyutse nari mfite abajama banjye urumva ntabwo ngiye nabyibuka ko uriya munsi ntabwo ari anniversaire yanjye kuri 24 z'ukwa 12 reka mbivuge wenda abafana bazantungura urumva bambyutse nyine ari nk'ibisanzwe bigeze nka saa 9 mbona abafite badasanzwe babashuti banjye ariko n'undi duhorana kenshi ngiye kubona mbona nyine na cake ijemo bigenda gutyo kutantunguye so
nanjye biracyari muri process. Nta gift se, nta muntu udasanzwe kuri uriya munsi mwakatanye keke basanzwe urumva kandi abantu bose bari bahari ntago basanzwe kuko ntago basanzwe baba mu rugo bakumenya ko hari Marina se Marina yarahari yarahari sawa karagaciyemo twigarukire ku buzima busanzwe muri comedy bimeze bite watunyuriyemo muri filme zuri gukina ese kuri comedy bimeze bite muri comedy ni fresh muri iyi minsi ndi kwibanda ku kintu bita stand up comedy sinzi ko ujye ubona seka live ica kuri Kesto buri ku cyumweru ubwo ndakora cyane kujya uyikurikirana muri iyi minsi niho ndi gukorera cyane rero mu bintu bya stand up comedy sketches ziri kuza gake cyane ndateganya gukomeza kubikora ariko ngo ntago biratangira kuza. So waba ukiri gukorana na Farida muri iyi minsi? Farida muri iyi minsi rero urabona n'amashuri yaratangiye ari ukuntu adahari neza ariko n'undi tuzakomezanya n'umwana wanjye n'undi ntari birumvikana ni umwana ukaba umubyeyi muri iyi minsi se Farida ari mu masomo ni bande mwaba muri gukorana? Ndi gukorana n'umwana bita Sapuna gusa nawe ari mu ishuri numva ni ibintu biba bigoye cyane gukorana n'abana ariko mfite abana benshi cyane ku buryo anytime dushobora guhita tuzamura indi taravana vuba mu gihe bari abakiri biza ko dufite abana barenga 8 numva rero biroroshye ko anytime dushobora kuzamura abandi. Rero nk'umuntu ukora comedy wabigize umwuga tunyurizemo muri make nyine natwe twisekere rero sasa urashaka kuki akukunda kurusha izindi? Reka tuvuge kuri corona wene tuvuge ku itangazamakuru oya duhere kuri corona ni tuzengereje muri iyi minsi. Ikintu cyitwa corona rero ari kuvuga ku bintu bya BD mitanibuka ko nanayikoze barayibujije ngo niho gusaba imbabazi se umuntu ari kuma magande muri interview koko yasharika mureke wasanga nyishuje imbere ya urumva bari kuvuga ku bintu bya anniversaire urabona anniversaire barazibujije ibintu bibe bya corona ariko ngiye nta nubwo nanayikoze nako batananyumva bakamfunga kabera arakumerera nabi reka urumva nyine iyo mise mbitekereza ibintu byo kutumva dufite mitashushanya nka Yesu aramutaje gutwara abagaragu be mu cyo gihe cya corona izina ry'Imana wo mu ijuru ryose ryahura n'ibibazo ibaze kutumva dufite hano mu isi tukujyanye no mu ijuru tukigerayo nubwo twadukubita mu kato k'ibyumweru 2 pera corona nyine n'Imana iratitira kandi weke ku munsi umwe ku Mana ari imyaka igihombe kuri twe bivuze ngo twamara imyaka 14 turi mu kato na Yesu umwana w'Imana atarabona na se papa we tukayikubita tugiye kuyirangiza kwa kutumva kukaba kuratangiye ku myaka 13 babura umwaka umwe tukumva ngo ndimbati bamufatiye mu giti cy'amaperi Galileya yose mu kato twongera tugakubita twajya kuyirangiza twumva ngo Ama-G The Black amufashe yaturotse yagiye gukora firigo z'umwami Herode kwa Herode nabo bagahita bajya mu kato direct tugakubita twagira amahirwe ngo tubivuyemo agataza kondisiyo zo mu isi no mu ijuru zikaza nta muntu wemerewe kunywa kurya umugati adafite divayi urabizi ko mu isi nta muntu wemerewe kugira iki kunywa inzoga adafite icyo kurya mu tubari niko bimeze ibaze no mu ijuru zishiza kondisiyo bagakubita tukajya kumva twumva ngo Shadibu na Bruce Melody babafatiye muri anniversaire kwa Lazaro y'imyaka 2000 amaze azutse kandi anniversaire barazibujije twajya kumva twumva ngo Nzovu na Zakayo banduye corona kandi Nzovu na Zakayo bahuye na Bruce Melody na Shadibu no kubanga ijuru ryose ryajya muri abanyamakuru bo mu Rwanda hari boro bajya bakora sinzi ko Kenisi uramuzi ndamuzi Angele Mutarukura muzi hari boro bajya bakora bagatumiza abasaza mu kiganiro bita muziye kwiza cya kiganiro cyo cyonyine gituma umudamu abona ko ari umugabo umudamu ahita abona ko ari umugabo ni ukuvuga ngo cyitwa muziye kwiza ariko akazamo abakecuru wibaza umukecuru mu basaza baje gukoramo iki kiganiro ari muziye kwiza naba yabaye muzehe none hari ibibazo bajye babaza ukajya kumva ngo umuntu ukiza amanika agatoki agatangira Angeli Mutabaruka nyirabakangaza ngo mutahe ukiza amanika ndasubiramo nyirabakangaza ngo mutahe uretse gato Kenisi nagasubiramo nyirabakangaza ngo mutahe ukajya kuvuga umusaza wa mbere aramanitse ndakize ngo ngicyo ni igisubizo akongera muze wumvishe nabi nyirabakangaza ngo mutahe ukajya kumva umusaza wundi aramanitse ngo mubwiye nyirabakangaza ngo ntago dutata duhaye itiki kibaza umusaza asazi iki natazi ko ari igisakuza nyirabakangaza mwarafunze ubundi afite impano yo kuvuga documentaire iriya niyo mpano yafite
no kuvuga ngo imagine nko mu minsi iri imbere abapasiteri nabo bazabona ko iriya style bigishamo ntago yattractinga abantu bahita babizana muri style y'abantu bakunzwe ibaze nka pasiteri none yaje afite style ya mwana afunze izina ry'Imana mu ijuru muri wakaka. Uyu munsi turavuga kuri Petero ninde? Petero numwe mu ntumwa 12 za Yesu avuga ko yaje gucibwa ugutwi ni iki? Ugutwi ni akaremangingo kaba mu isura y'umuntu kamufasha kumva. Kandi ni pasiteri. Kumva ni iki? Kumva ni ikinyuranyo cyo kutumva kwaranze Yuda ugatumviye Yesu maze aramugambanira hejuru y'ibiceri. Ibiceri ni iki? Ibiceri ni bimwe mu bintu bidufasha kwifashisha buri munsi mu buzima busanzwe bikaba bikundwa n'abazwi nka Slay Queen. Slay Queen ni iki? Wumve pasiteri mu rusengero ahantu atangiye gutandukira. Atangiye kubaza Slay Queen ni iki? Slay Queen ni abakobwa bagaragara bambaye utujipo tugufi bakaba barageze mu Rwanda mu mwaka wa 2007 bakabyazanwa n'umukobwa witwa Shadibu. Shadibu ninde? Shadibu ni umumama w'abana babiri n'umugabo witwa Medisare. Medisare we ninde? Urumva nyine direct yazajya atandukira. Urumva nyine nicyo kintu comedy rero kuno ngiye nyikoramo style ni nkora muri style zo kwimagine to. Imagine cyo kintu kibaye. Ese Dodi umaze igihe kingana gute winjiye muri bino bintu bya comedy? Comedy ngiye nayinjiyemo 2018. Niva byatari nayinjiyemo 2018 yinjijwemo navuga ko stage ya mbere nagiye ari ya Clapton Kibonke muri Life is Funny muri Serena Hotel. Oya ya mbere nayawe na Comedy Night muri Olympic Hotel Kimironko. Ya kabiri nyahabwa na Clapton nawe wamboneye aho ngaho muri Olympic ahita njyana muri Serena Hotel. Navuga ko ya gatatu nayigiyemo muri Marriott njyanywe na Arthur. Ni ya kane ndumva nibwo ari aje Rico Mondi. Nicyo gihe bwo nyine numva nahise mfatiraho gutyo nabwo nibyari muri Marriott gutyo mpita nkomerezaho. Wamenye ko ufite impano yo gusetsa abantu ryari? Ntago nabango ni ibintu namenye ko ngiye nagiye muri comedy undi nkora muri pharmacy. Nako nagiye muri comedy undi nkora muri pharmacy ahubwo nuko hari umuntu wavuze ngo akeneye abantu bakora comedy byari muri Hilltop Hotel icyo gihe ndabyibuka duhita tujyayo gutyo twari kumwe n'abitwaga ba Jafet icyo gihe bari muri bigomba guhinduka twara abantu benshi Jafet niwe atuyoboraga ndakeka turakora ariko nyine mbona bitaraza neza nubwo mvango ni 2018 byari bitaraza fresh ariko byaje 2018 nakoze nka ukwezi nyuma y'ukwezi gato bita bica moto. Dusangize ku rugendo rwo kuva muri 2018 winjiye muri comedy kugeza uyu munsi 2020 turi kwigera ku musozo. Ese Dodi ni irihe tandukaniro riri imbere yuko winjira muri comedy n'ubu ngubu wageze muri comedy? Nyine urumva nyimara kugera muri comedy byari bigoye ko byasaga nkaho nyine nago byari bimeze neza ijana kujana ko byansabye kuva muri pharmacy kugira ngo nkomeze ibintu bya comedy na filme naciyo no muri sebri koko buriya. Ariko nyine urumva ikintu cyari kigoye cyane cyari kumvisha famille kuntu giye kuva muri ibyo bintu ko nyine nakoraga none yari yo mu rugo atari no kwanga no kugira urumva byari bigoye. Ariko nyine ndabanirika mfata umwanzuro nkora ikintu kimwe urumva icyo gihe natangiye umuntu ashobora kumpamagara nkagera kuri nkarinda njya kuri stage nazi ngazamemba ngahe ntazi ngo nyine ngiye akangenera to umva byansabye gukora cyane kugira ngo ngire kuri ya level yo kuvuga ngo nicaye hanga kuryo numva ari akazi nyine nkicara mvane nanditse brag zirahari sanisa buriya Arthur yigeze kumpamagara ngira ngo yaranabivuze kuri televiziyo y'u Rwanda yigeze kumpamagara amamagara nk'iki gihe arambwira ngo mu gitondo ndagushaka uraza gukora style niye bumva byari ibintu bigoye ariko ko yako ubuzinga akazi kawe naka binsaba kurara nandika ngategura brag nkamenya ngo bizagenda gutya na gutya kugeza igihe nani njya kuri nyine nkora stage namara gukora nkajya kuri comment z'abafana nkumva ndishimye kabisa abandi zino comment z'abafana zaba ku bintu byagenze gutya na gutya nkumva nyine ni fresh. Bivuze ngo n'ubu ngubu umuntu ashobora kukubwira ngo mu masaha 2 turakora tayari ukaba wamaze gushyira umuzigo hanze. Ni juste nyine urumva nanjye nk'ubu ngubu nkaho tugiye gukora ntago nshaka guheza brag zanjye ntago bisharambirana byata twebwe ma ibintu dukora twaraguye umuhanzi ashobora gusubiramo indirimbo ye ariko wisubiyemo brag bari ikibazo. Kandi Shadibu akirwa karaga ikibuno kimwe atagihindura abantu bakabikunda ariko twebwe twakwisubiramo brag yacu bigacika. Dodi iyo umuntu ari umwana hari ukuntu aba afite inzozi kenshi abana benshi ubusanga bavuga ngo nimba mukuru nzaba muganga. Wowe ukiri umwana wumva gufite inzozi zo kuzakina filme cyangwa zo kuzaba umukomedi? Wapi njyewe natangiye mfite inzozi zo kuzaba muganga kuko umuganga narabikundaga ariko nyine
ngeze nko muri segonderi nibwo natangiye kwinjira mu bintu byo kuririmba ariko bya rap nyine 2011 nigaga nko mu wa kanga nigaga mu atari nko mu wa mbere gutyo segonderi nibwo naje kujya muri talent detection yitwaga Kayitare Wayitari sinzi ko muzi ndayitwara ndi umuraperi icyo gihe tugenda umva ba J Paul ba Knowless ba TNP nabwo yari kiri kuzamurwa na Kamishi byari bimeze nabi nayo ariko na Kamishi ari icyo gihe numva ari bo baje no gutanga ibihembo icyo gihe ndavuga ninjiye mu muziki noneho sasa mugiye mu muziki wo gake bari banyemeye indirimbo 12 audio na video kuko ibyo bintu nanjye guhitamo mu star ariko nta nimwe bankoreye nicyo gitangaje urumva icyo gihe rero mbonye nta kintu na kimwe bikoze impita ndi ku muziki impita nikomereza ibintu byanjye by'inzozi za kera ndavura bigeze aho ngaho impita ninjira muri comedy. Okay, watunyurije nko kuri comedy waduha kapera no ku ndirimbo waririmba asha ariko risho ariko tujya twumvikana siwe wazihimbira gukaziririmba se ese ukumbitira kapera iyo byo muri 2011 ntago naba nkizibuka neza indirimbo ariko reka nzi numve da hari injyana ya new school na old school muririmbire kuyi kuko zose narazikoraga icyo gihe ariko ntago naba nkizibuka ngo umunsi mbura ababyeyi ninje chambre nsanga mama aririmba arembera anuma kubo yitaga inshuti magara ngarutse nsaba kwiheza ngabanza atanga impanuro ngo mbaraza ikibondo muzakirinde kurumba budakeye kabiri ntangiye kuvumirwa kugahera aho nciye ngo dore ngako karatarutse ni mukice katabacika ko kicwa n'agahinza wibuke ko gafite isezerano kagomba kuzasoza nikazacika kadaciye kandi ndahanurira mwe bakibura bwenge namwe bagica ndetse n'abarozi ngo murarye muri menge mutazikanga isari sumbi sesemi impanga zibiri byuya mwishunga ngo murishimye impfubyi tuhashe ngurira mu buryo bwo kwikura muri bad life ndabyuka ngatera agakayi ku gahedi agapiki ku rutugu ngo ndebe ko nazayishura ibanga mwamishe mama yababwiriye muri chambre umunsi asiga akabasaba kuzasiganirira uwasize mwasangiye na mama ikivuguto none murandobera cyangwa mu kiniko ngo soma cyangwa usambe mwiyibagije ko ikomangiye umusumari ari yikura indi ikubikiye imbe hari yikuburira indi ni urabasha bro numva nyine yaciye nari mu mana ntabwo ahubwo usubire mu nganzo byose ujye bifatanya bambere nayo nta kibazo nahita mbeshya nicyo kibazo twikomereze ese kukundeba neza ni indwara ndwaye ni indwara ndwaye twakomeje mu kanya twadukomeje ku kintu cyitwa Slay Queen iyo bavuze Slay Queen wumva iki manje Slay Queen impita numva ari umukobwa mwiza byatari sinzi ko numbyumva Slay Queen numva ari akantu kameze kavugitse na neza byatari izina ry'Imana nkunda Slay Queen bira byatari ko ngiye mu buzima busanzwe nkunda umukobwa wambara ibintu bigufi wambara utuntu tugufi wa mukobwa nyine nanjye ndeba nkavuga ngo urakaze bro wa mukobwa wawe musheri wa Dodo wabyumvise ariko n'undi yambara tugufi biri seri yaje yambaye birebire nabica ubundi ari kondisiyo hari ibintu ashobora kuza yambaye nka bica birimo imituku birimo n'ibiki byose Marina sindi kuki utanguye ngo tuzana ahubwo njye numvaga ninkubwira ngo utagomba gusiga urubavu rwawe wamusize uyu munsi uri gusenga wenyine urubavu rwanjye rwavuyemo pole sana none fresh hanyuma Dodi turi kugana ku musozo w'umwaka ese muri uyu mwaka hari ukuntu iyo umwaka ugiye kurangira n'urugero nkanjye yogoza nshobora kuvuga ngo iki kintu naragipanze kiranga nyine ukumva urababaye ariko ukagira nk'ikindi kintu cyabaye achievable nkawe ku bwawe plan wari warapanze muri uyu mwaka zakugendekeye neza nkuko wazipanze mani kakubwira ikintu cyambabaje cyambere ngiye mfite channel ya YouTube ifite 10,000 na kimwe magana ngaye nari naravuze ni uyu mwaka uzajya kurangira nibura yinjiza miliyoni nibura nk'ebyiri na magana cyo cyambabaje nuko twakoze bitigeze mu kwakina bahita bayikubita mu bihano igeze nko kuri 500 man byarambabaje cyatanga titangira haze amasaha zahindura zimari byarambabaje ko byatumye nyine hari ibintu byinshi byanjye byahise bipfa niyo mpamvu mbazanga na Faride ntabwo twari tugikomeza gukorana kubera nyine iyo mpamvu ahantu twacishaga ibintu byacu byahise ducika intege ukuntu wazaka byagenda fresh nicyo kintu cyambangamiye ko numvaga tuzaba turi fresh ngi na Faride tumeze neza
Paul sana. Wenda hari abakunzi banyu batamenye ibyo byababayeho se nk'ababakurikiranaga cyane ko muri iyi minsi nyine nta komedi nyinshi za Farida ari gukora muri kumwe nk'abakunzi banyu bacitse intege wenda nk'uko namwe mwacitse intege n'iki mwababwira. Oya turaje vuba turaje tubacapa ibintu reka tubanze tumare ko gukorera amafaranga impande n'impande nyine ariko byange bikunde turaje wenda dushobora kuzahindura cano cyangwa se tukajya ariko tuzahindura cano ariko tuzaza ntabwo ari kera. Ntabwo bigucanga kuvuga ngo uyu munsi uri gukorana wenda na Farida harya wa mwana wundi watubwiye Sapura uri kwa Bata nta mbogamizi. Urumva kwa Arthur ngiye nkora stand up comedy impamvu tuba tuyikora tuba dukora mu buryo bwo kugira ngo nyine ari ukuntu mukora tuntu tw'utuvideo ariko isaha n'isaha uteganya ibirakantu runaka ukavuga uti mu nama amagara wenda akaba ari abaturage runaka ko ari nk'igihe tujya nka za Nyagatare ukajya nko ku Kibuye icyo gihe biba bisaba stand up comedy ntabwo uzagenda ngo ufate telefone uvugane na Farida ntabwo bibaho. Niyo mpamvu rero tuba dukora stand up ni ibintu ngiye mbona ko byuzuzanya kandi ikindi kwandika tuntu twanjye na Farida njye na Sapuna ni ibintu mba numva byoroshye biranyorohera cyane ko isaha nk'ubu dushobora kuba turi kuganira nkita ngukuraho blague ya video tukajya tukayandika ikarangira. Ako mu buzima busanzwe ushobora kuba ukunda abana byatari buriya byagufashe nk'igihe kingana gute kugira ngo ube wafata umwana muto ungana kuriya nka Farida mukorane? Urumva ngewe ukuntu byagenze Farida ubundi Farida ngiye ntago njye yakoze video ye ya mbere Farida nabundi yakoze video ye ya mbere ariko mpita nyumva ko iyo video nyine ari y'Abatanzania ba translatinze bayishyira mu Kinyarwanda. Mbyumvise rero ngiye mpita nshaka Farida ari hehe ubundi umuntu nyine mpita mbona Farida baramunyerekana reka dukore gutya apana gukomeza gushishura yenda kujya gufata utuntu tw'abantu kadushyira mu Kinyarwanda n'ibyo dutangiye ducreate ibyacu. Kuko hari nk'ibintu byinshi wabonaga ugahita ubyibaza niba wowe uri kubona wenda n'urugero nka video twakoraga na Farida wenda n'urugero hari imvugo ziba zikwiye gukoreshwa ukumva ngo umuntu ntandanga muntu agira nyine ibyo bintu narabyibaza nkabona nimba muri stand up ntago biri bukore ariko ni gute nshobora kubyinjiza muri jare yuko nshobora gukorana n'umwana bikaza gukora. Urumva no uvuze ngo ntandanga muntu ufite indangamuntu ikintu kiranga umuntu na Farida n'umuntu ariko ugasanga Farida ntandangamuntu afite ubwo se bakabaye bayita indangamuntu cyangwa indangamyaka. No icyo ngicyo kintu nahitaga nzanira nkazana muri iyo jare yo guhereza Farida nyine nkavuga Farida abuze kubivuga gutya dusubizanye ibireza kuryoha ariko kujya kumva umuntu ni umukozi w'Imana undi kumva ngo ni umwana w'Imana umukozi w'Imana umukozi wundi yakosheje arirukana ariko kumva umuntu ari gusenga ngo ndi umukozi w'Imana ngo Mana ndi umukozi w'imfasha suzamveho kubera iki wakise umwana w'Imana. Nutwo tuboro twahitaga dutekereza twumva ni gute dushobora kudushyiramo tugafitinga to. Hanyuma tugenda tugana ku musozo Dodi niki wabwira abafana bawe abantu bifuza kureba izo comedy ukora bazisanga he? Abantu bashaka kunkurikirana no kureba kuri channel ya YouTube Eye Openers Rwanda. Eye Openers Rwanda ni channel yanjye ngiye kunyuzaho uretse ko ari na channel imwe ngiye gukoraho muri iyi minsi nzagaruka nje kubisobanura neza channel imwe ngiye gukorera ikomeye hano mu gihugu iri mu zikomeye nk'ebyiri za mbere. Urumva niyo ngiye gutangira gucisha ibikorwa byanjye nzagaruka nje kubisobanura abandi nabararikira kujya bakurikirana kesitu kugira ngo bakomeze kureba bino bintu bya Seka Live uzajya mbahiriza blague nshya ndahari kuri Instagram ni Dodi wacu nawe ushobora kujya ugasanga ibintu byanjye byose. Ikindi kandi bazi ikindi kibazo ikindi kibazo mfite umukunzi gisubize ndamufite ese koko ni Marina cyangwa no kumwita Marina Janese ariko ni Marina no mu ex wanjye mani oya dushaka kumenya uri umuntu nubwo urumva no mu ex no nta mukunzi ngira nakubeshya rero nta mukunzi ufite bivuze ngo nanjye nshatse nafatiraho ahubwo ngiye nafatiraho se nabakirira gufatiraho twese twafatirana ariko turanitirana dukomeze. Hanyuma tugana ku musozo Dodi turagushimiye kubw'umwanya wawe waduhaye byari byiza kubana nawe mu kiganiro ni ikiganiro cya mbere dukoranye bivuze ngo n'ubutaha nitugutumira uzitabira ubutumire ku Nzozi TV. Abantu byatari nzahita nza ahubwo ubutaha nanjye muzongere mu ntumire nanjye naryohewe byari byiza byari fresh. Urakoze cyane bakunzi b'Inzozi TV nahaduye ni ikiganiro cyacu ikiganiro cyo nakagaruka icyo tubibutsa no gukora subscribe like
share ndetse na comment zanyu ziba zikenewe. Mukomeze kugira noheli nziza n'umwaka mushya muhira wa 2020.